Twongeye kubasuhuza kandi tunabasabira ngo Imana ibiyereke muyibonere n'amaso yanyu murusheho kuyizera kandi munayisenge muyizi, atari bya bindi byo kuyisoma mu bitabo cyangwa kuyumva abandi bayivuga. Nk'ibisanzwe iyi ni Hope Restoration, tubahaye ikaze aho tugiye kubagezaho ibintu bine bishobora kugutandukanya n'Imana, ikaguta kure y'amaso yayo, ukabura wa munezero w'agakiza, maze Satani akakwigarurira ugatangira kuyoborwa n'imbaraga z'abadayimoni. Tubyemere cyangwa tubihakane, Imana iriho kandi abayikeneye irabiyereka, ikabaha n'ubwenge bwayo butuma barushaho kuyisobanukirwa. Abagira ubwo buntu bwo guhabwa ubwenge bwayo bamenyesha ibyayo, iyo badafitanye umubano mwiza cyangwa ubusabane nayo barabimenya, biyumvamo ko hari ikintu cy'agaciro cyabavuyemo, ari umunezero w'agakiza. Ese ni ibiki bishobora kudutandukanya n'Imana kugira ubwo wa munezero w'agakiza twumva ntawo dufite? Ikintu cya mbere kidutandukanya n'Imana tukabura wa munezero w'agakiza ni ubusambanyi. Ubusambanyi ni kimwe mu byaha Imana yanga cyane. Ibindi byaha byose bikorerwa hanze, ariko ubusambanyi bwo bubera imbere mu mubiri. Kandi twibuke ko ijambo ry'Imana ritwigisha ko imibiri yacu ari bwo buturo bw'Uwiteka. Gusambana cyangwa se kuryamana n'uwo mutashakanye byanduza umubiri. Rero niba koko imibiri yacu ari ubuturo bw'Uwiteka kandi gusambana bikaba byanduza umubiri, bivuze ko gusambana byirukana Uwiteka uri muri twe, akaduta akigendera kuko ntiyatura mu buturo bwanduye. Iyo amaze kwigendera, bwa buturo bwinjiramo abadayimoni, maze bagatangira kutuyobora, bagategeka imibiri yacu, bakayikoresha ibibi gusa. Ibi birashimangirwa n'amagambo y'Imana dusanga mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka ibice 11:24. Haranditse ngo, dayimoni iyo avuye mu muntu azerera ahadafite amazi, ashaka uburuhukiro, akabubura, akavuga ati reka nisubire mu nzu yanjye navuyemo. Aya ni amagambo y'Imana. Ni ukuvuga ko imibiri yacu ishobora kuba ubuturo bw'abadayimoni cyangwa se bw'Imana. Nitwe twihitiramo ugomba gutura mu mibiri yacu. Bibiliya ivuga ingero z'abantu batoranijwe n'Imana gusohoza umugambi wayo hano ku isi, ariko nyuma bakishora mu busambanyi, bigatuma Imana ijya kure yabo, bakabura ubwiza bwayo. Muri bo twavuga nka Samusoni wasambanye na Delila, bigatuma yica misiyo yari yarahawe n'Imana. Dawidi wasambanye na Batisheba umugore wa Uriya, nubwo Imana yababariye Dawidi, ariko ingaruka z'icyaha cy'ubusambanyi zakomeza gukurikirana umuryango we. Ubusambanyi budutandukanya n'Imana, kandi birashoboka cyane ko uwo ari we wese yabugwamo, kuko niba umunyembaraga nka Samusoni, umuntu Imana yishimiye ikishimira umutima we kurusha imitima y'abandi bose nka Dawidi, ndetse n'umunyabwenge kurusha abanyabwenge bose babayeho nka Salomo, baraguye mu cyaha cy'ubusambanyi, ibi biraduhamiriza neza ko natwe byatubaho. Bityo rero intwaro ni imwe, ni ugusenga ubudacogora, ubutitsa, kugira ngo tutagwa mu moshya. Ikintu cya kabiri kidutandukanya n'Imana tukabura kwa kunezerwa kuzanwa n'agakiza, joy of salvation, no guhaza irari rya kamere. Iyo twemeye kuyoborwa n'irari rya kamere, tukayihaza, ikidusabye cyose tukayigiha, twirukana Mwuka Wera uri muri twe, maze tugasigara tuyobowe na kamere. Kamere nayo igafungura abadayimoni imiryango. Turasabwa kwiga gutegeka imibiri yacu, tukayikoresha icyo Mwuka Wera ashaka. Amahitamo rero ni ayacu. Nibyo koko twemerewe gukora icyo ari cyo cyose, ariko siko ibyo dukora byose bitugirira umumaro. Urugero, niba umubiri udutegetse kureba filime z'urukozasoni, mbere na mbere tugomba kwibaza niba hari umumaro bidufitiye, cyangwa se niba duhamanya na Mwuka Wera uri muri twe. Iyo duhagije irari rya kamere, bivuze ko tuba tuniniye icyo Mwuka Wera adusaba, tukumvira kamere. Ibi rero bibabaza kamere, maze tukabura ubwiza bw'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo muyoborwe na Mwuka, kuko aribwo mutazakora icyo kamere irarikira. Abagalatiya 5:16. Ikintu cya gatatu gituma tujya kure y'Imana tukabura ubwiza bwayo, ni igihe twahagaritse gusenga ndetse no gusoma ibyanditswe byera. Nibyo kuko tudasenze twagwa, kuko Satani azi neza intwaro y'ibigeragezo ko ari amasengesho ndetse n'ijambo ry'Imana. Rero iyo bihagaze, abona urwaho yinjiriramo. Uko dusoma ijambo ry'Imana niko turushaho kuyegera ndetse no kuyimenya. Ibi rero byongera ubucuti ndetse n'umubano hagati yacu n'Imana. Amasengesho nayo ni umuyoboro tuganiriramo n'Imana, tukayibwira ibyo twifuza, maze nayo ikadusubiza. Bityo rero umubano wacu nayo ugakomera. Rero iyo tubihagaritse, ntituba tukiri hafi yayo, kuko icyaduhuzaga nayo kiba cyahagaze.
kitakiriho. Ikintu cya kane kidutandukanya n'Imana tukabura ubwiza bwayo ni ururimi, uru rwacu rudukoresha tuvuga. Iyo tubuze imbaraga zo kuyobora ururimi rwacu, twisanga tuvuga ibitanezeza Imana maze bikadutandukanya nayo. Ururimi ni rwo dukoresha twiyemera, tuvuga bagenzi bacu nabi, tugambana ndetse tunabeshya. Ibi byose Imana ntibikunda. Niyo mpamvu iyo tunaniwe kuyobora ururimi rwacu, dushyira mu kaga ko kubura presence y'Imana, ikaduta kure y'amaso yayo. Ese waba warigeze kujya gusenga nyuma y'uko wahoze uvuga amagambo wiyemera cyangwa se y'ubwibone, wiyamamaza cyangwa unenga abandi? Uko byagenda kose, niba byarakubayeho, uzi ukuntu byagusabye imbaraga nyinshi cyane kugira ngo wongere kubona presence y'Imana, wumve ko muri kumwe. Ijambo ry'Imana ritwigisha ko ngo ururimi rwonona umubiri wose kandi rugakongeza na kamere yacu yose. Bivuze ko ururimi ari ikintu cyo kwitondera, kuko iyo turukoresheje nabi rudutandukanya n'Imana.